kurota uri mu ishuri warasoje ishuri so ukarota ubona wasubiye kwiga kandi warasoje bivuga kurota utwite kandi uri umukobwa bisobanura ibintu bibiri. Tubahaye ikaze mwe mudahwema kudukurikira ku Mana ni Nziza TV, gukora subscribe, share and comment uruha agaciro mu buzima bwa pastor. Tubahaye ikaze ku Mana ni Nziza TV. Yego. Imana iguha umugisha, reka ntangire insuzano dukunda kubana kuri icano. Imana ibaho umugisha inshuti zanjye bakunda kudukurikirana mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibe kurimo. Ndashimira mwebwe mubana natwe, ndashimira wowe ufata umwanya ukumva kino kiganiro ukagitangira ukagisoza. Imana iguha umugisha kuko udahwema kunkurikirana. Yego. Buriya hari umuntu ukubwira ngo ndagukunda ugasanga urukundo rwe n'amagambo, ariko iyo umuntu akurebeye ikiganiro kandi akagisoza burya baguhaye inkunga ikomeye cyane, kandi cyane ko uri kumva ijambo ry'Imana. Rero ndagushimiye wabikoze, Imana iguha umugisha. Ndashimira umuntu wakoze subscribe, niba kandi utarayikora nkusabye kuyikora, wakoze like, share ndetse na comment. Imana ibaho umugisha. Nashobora ko iyo ukanze kuri kakazogera ko hejuru buri kiganiro cyose gitambutse cyose uhita ukibona. Rero ndagushimiye wabikoze, Imana dati iguha umugisha. Nongeye nshimira umuntu ugifata kino kiganiro akagisharinga abandi, akagishyira kuri state. N'ukuri Imana iguha umugisha kandi Yesu wacu yamamare. Nkuko bisanzwe ni Pastor Diane, ngira ngo turamenyeranye kwicano. Ndagira ngo twinjire mu gusenga, hanyuma twiganiriye ku nkuru z'ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi ngire ngo bumure, niba uyu munsi bitameze neza ejo bizagenda neza. Ntago bihora bigenda neza, hari igihe umunsi byemera ejo bikanga, ariko uhumure bizarangira byemeye. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana iragukunda. Igihe urimo uko cyaba kimeze kose witegure ko Imana izakigukuramo. Nta gihe na kimwe kidahinduka, nta joro na rimwe ridacya, nta marira abaho Imana itahoza. Hari igihe umuntu yajyaga abona akareba akabona ko butazacya, kandi ni ukuri warebesha amaso ukabona ko ibihe urimo bitazarangira, ariko ibihe byose uko byaba bimeze bijya bigira iherezo. Hakaza ibihe byiza, ibihe by'amarira bigasimanywa n'ibihe by'umunezero. Rero niba uri mu gihe cy'umubabaro witegure ko ugiye kuzinjira mu gihe cy'umunezero. Unyemerere dusenge. Imana turagushimiye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze. Tugushimiye ko waturinze kandi ukabana natwe, warinze abatuye isi yose, waturindiye igihugu ndetse n'abatuyobora. Mana uhabwe icyubahiro, tuguhe ikaze mu ijambo kugira ngo baye natwe, umugisha abadukurikiranye mu izina rya Yesu, amen. Pastor, naguciye mu ijambo, ndagira ngo ubwire abakunzi bacu, babwire insanganyamatsiko y'umunsi ndetse n'icyo babikiye, ese n'iki noneho bazaniye, babashe nyine kuba batera agatebe ari benshi cyane. Yego. Imana ibaho umugisha. Ahubwo rero niba kiko bakunda nari ngiye ntabivuze, ndabakunda cyane. Pastor Diane aragukunda, wowe nkurikiranye. Yego. Wowe ukunda kubana nanjye, wowe wandika comment. Imana iguha umugisha. Uvuga nkunda pasiteri. Iyo umuntu abwiye ngo arankunda ndanabikunda. Noneho hari ikiganiro nakoze nabwirijemo, mwandikamo comment nyinshi, numva ndanezerewe cyane. Rero Imana ibaho umugisha mwebwe munkurikirana, kandi mbabwire ngo nimuhumure, Imana iri mu ruhande rwacu. Rero uyu munsi insanganyamatsiko mfite, hari indirimbo yanejeje, ni nayo ndi butindeho cyane, ivuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitse. Iyo ndirimbo yanejeje cyane, nshaka kutsa kuririmba. Ariko Pastor, utarajya kure, bamwe mu bakunzi bacu baragira ati Pastor ari, urabyibuka yuko hari ikiganiro twakoze turi kuvuga ku bintu bimeze navuga nk'inzozi, ku nzozi. Aba bakunzi bacu rero bakabikunda ndetse bakaba bati Pastor uzatube nongera kugaruka kuri platform, kuri kamera, mbabarire mu biganiro byose uzakora. Ndetse bamwe bagaragaza n'inzozi bajya bahura nazo, ariko bakabereka ubusobanuro bwabyo. Sinshaka kubikuzanamo niba atari yo nsanganyamatsiko, ahubwo nuko ari byo nyine natumwe, cyangwa n'ibintu bigaragara no muri comment birimo, sibyo? Pastor, ndakwinginze nuza gusoza ikiganiro uze kubamara amatsiko ukuri kw'Imana basobanurira aho dagakeye. Imana iguha umugisha. Ndumva ndi mu bihe byiza, umutima wanjye ndumva unezejwe n'Imana. Yego. Ndumva nishimye cyane, ndumva n'ibihe byo gushima Imana, kandi ndumva ndi mu bihe byiza byo gusenga.
so Imana iguha umugisha. Unyibukije umuntu wambwiye ngo yarose so yarose umuntu wapfuye nibyo yego yambwiye ko yarose ngo atwite ndetse n'undi arota ari mu bihe by'amashuri kandi yarasoje ngo hari n'uwarose yasubiye mu cyaro. So Imana iguha umugisha. Icya mbere cy'ingenzi iyo umuntu arose imbwa imuruma ni inzozi mbi zo gusengera kuko imbwa ivuga ubusambanyi. yego Imbwa n'ihene bivuga ubusambanyi. So rero nurota ukabona imbwa ikuruma cyangwa imbwa ikwirukanka inyuma uzafatira ibyiza byo gusenga usenge wirukana iriya mbwa. Urakoze kunyibutsa kuko imbwa n'ikivuga. Ikindi kintu so imbwa n'ihene ubusambanyi. Ikindi nanone kurota inka ikwica kandi inka nini. Inka iyo ikwice n'ibigeragezo yego uba ugiye kwinjira mu bihe by'ibigeragezo. So rero nurota inka ikwica nabwo uzafata ibintu byo gusenga. So kurota utwite ushobora kurota utwite bikarangira utwaye inda cyangwa se waba uri umukristo inda ikasobanura umwuka wera yego kuko kurota inda itwite bishobora kuba n'umwuka wera nabyo bikaza nyine bigaragaza ko ushobora kuba ugiye guhabwa impano z'umwuka wera ko iyo urose utwite harimo ibintu bibiri. Warota utwite ugasanga uratwite biba bivuze ngo ube maso ko ushobora gutwara inda nanone wayirose. Ariko nanone kurota utwite harimo ubundi busobanuro bw'uko ushobora gutwara inda ariko kandi nanone ushobora gutwara inda y'umwuka wera. So bigasobanura umwuka wera. Nanone kandi kurota umuntu wapfuye akaba atagihari ni inzozi mbi. Inzozi mbi cyane. Ni bibi cyane kurota umuntu wapfuye. Ako pastor nanjye nigeze kurota ndi gutwara imodoka. Sobanurira. Kurota umuntu atwaye imodoka ntabwo ari bibi. Ni ibintu byiza. Harimo ibintu bibiri. So harimo kurota utwaye imodokari bikavuga ivugabutumwa. Umukristo warose atwaye imodoka rimwe bivuga ivugabutumwa. Icyo ni icya mbere. Ugasanga ugiye mu ivuga ukabona Imana izakoresha. So bivuga ivugabutumwa cyane kurota utwaye imodoka. Yego. Bivuga ivugabutumwa uri umukristo usenga wasenga ejo bikazasudwa utwaye imodoka rwose cyane. Yego. None igisubizo wamaye igisobanuro cya mbere icya kabiri kiyeme kuko ngewe ni ukuvuga ngo dukurikije feedback z'abantu bize bitanu batubwira ati pastor nyuma yuko utugejejeho inzozi bamwe na bamwe baravuga ati ngewe nararyamye ndota hari uwarose ngari yarasoje kwiga akaba ari mu ishuri. Hari uwarose yapfuye ndetse hari n'uwarose nanjye ndi muri abo ngabo watwaye imodoka ndetse hari n'undi warose ari gukora ubukwe kandi yarabukoze. Imana iguha umugisha. So kurota ukarota cyarambye cyusi ni kera cyambye cyuse ni kihe icyo gutwara imodoka. Ikimodoka twagisobanuye habaduha igisobanuro kimwe. Izo mpamvu ndi kugusaba ikindi gisobanuro nuko abenshi abantu benshi bagiye batandukanye. Urabivuze ku gisobanuro cy'umukristo sibyo? Oya n'umuntu usanzwe. N'umuntu usanzwe rero umusongo ashobora kurota atwaye imodoka bikarangeje yitwaye ariko cyane ku mukristo bivuga ivugabutumwa. Ku mukristo ku mushumba cyane undi muntu ushobora gushiduka nyine undi imodoka ivuga ivugabutumwa cyane. None se pastor nk'umuntu warose ari guhura nukuvuga urugero yarapfushije nk'umuntu ndibutse. So urakoze cyane urumva byinshi bibagirwa. Kurota uri mu ishuri warasoje ishuri so ukarota wongeye guca mu bigeragezo kuko se pastor wagira ngo warabirose. Njye narose ndi gutwara imodoka ahubwo ikindi kintu umuntu waba warakoze ubukwe sibyo akongera kurota ari gukora ubundi bukwe. Unyibukije ko naje ntambaye impeta. Yego naje nihuta. Uwo muntu nta gisobanuro wamaye baduha ibisobanuro byinshi ariko ndagira ngo ngende mbibanyuramo mumenye yuko nk'uko muba mwanumye kuri Pastor Diane naye nzambimugezaho nk'uko muba mwanumye rero ikize muba mwamaye ntabwo muzajya mukinatiriza. Pastor ndagira ngo usobanurire uwo muntu kuko mfite byinshi cyane ndi bukubaze natumwe kandi ndabizi uraza kubasubiza kandi barishima cyane. Ahubwo nibatera agatebe ari benshi cyane banakore subscribe, like, share and comment bakomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Pastor Diane. Dukomeze. Kurota ukarota ubona
wambaye ikanzu y'ubukwe kandi warakoze ubukwe. So harimo ibintu bibiri. Ego. Kenshi kurota wambaye ikanzu y'ubukwe kandi warakoze ubukwe, ukabona umugabo ntawe uhari, ukabona uri wenyine ariko wongeye akoze ubukwe. Yego. Kenshi bivuga urupfu. So ntago nshasi gutera ubwoba niba warabirose. Ngiye kugira ubwoba bwo ndabugira. Reka mbwira umuntu hano nkurikiranye abantu ntimukajye mugira ubwoba cyane kuko Imana yacu ikuraho ibintu rimwe na rimwe bigaragaje. Ikintu iyo ukibonye uradamagaye. Ariko reka tube twashyiramo akadege dukomeze nta kibazo. So kurota umuntu atwaye so kurabona wongeye kwambara impeta, wongeye koza ubukwe, ukabona wambaye ikanzu ya mariage ariko umugabo adahari, ukabona nta mugabo uhari, abantu batashye ubukwe ari benshi, washaka umugabo ntumubone, bivuga urupfu. Rimwe na rimwe n'urupfu. Ariko ntabwo nshatse kwatira ubwoba mwaba ruko rimwe. Oya niko n'ubundi uba ugomba kutubwiza ukuri cyane yuko ni nazo nzozi tuba twarose, ahubwo umuntu warose ari kurya. Kurota uri kurya? Kurota nk'iki? Uri kurota urya wenda like nyine icyo nakita. So inzozi ziba mbi mu kurota urya cyane no kurota urya inyama. Inyama nizo mbi. Oya. Ntabwo uwo muntu yavuze ko yarose arya inyama, yarose avuga ati nyine ari kurya ibi biryo bisanzwe. Yego. So ushobora kurota uri kurya, urugero mushaka kwenda reka nk'urugero ushaka kwenda ushonje, nta biryo ufite ukuntu uri kurota urya, Imana ikora ko Imana izakugaburira, nabyo byashoboka Imana yakora ko izakugaburira ntukarota uri murya, ntacyo bitwaye. Ikintu kiri mu nzozi mbi cyo kurota urya ugasengera ni igihe uri kurya inyama. None si igihe uri kunyagirwa. Imvura nyinshi ni ibigeragezo cyane, n'urota imvura nyinshi cyane. Mwarukore mujye musengera inzozi, ntimugasuzugure inzozi. Rimwe mu byo turota bitubaho. Ibintu byose bimwe rimwe turose Imana ibidusangisha mu nzozi. Rero kurota imvura ari nyinshi kwanyagirwa nyinshi cyane bivuga ibigeragezo. Igihe cyose urose uri mu mvura ugomba gusenga. None se pastor, nk'umuntu warose ari guhinga ambwira ati ngo ngiyewe nigeze kurota ndi guhinga ariko nsa nk'uzirengagiza, nazirose nk'iminsi igera muri 2. Ari guhinga umurima munini se? Oya nyine ari guhinga nta murima yaduhaye. Hari kurota uhinga ariko biba byiza iyo wongeye ugatera. Uvuga ngo ushobora kurota uhinga none ukahita utera n'imbuto. Iyo uri umukristo bivuga ko ushobora kuzavugira Imana, bivuga ubutumwa ryagutse, kuko imbuto nivuga butumwa. Ariko urose uhinga gusa udatera ni ikindi kibazo, ko bisaba ngo uhinge noneho nyuma utere. Iyo urose uhinga ukanatera nivuga butumwa. Ni umurimo w'Imana wagutse kurota uhinga, Imana ibizakoresha cyane. None se pastor, nk'uyu muntu kuko ndababarizaho gatoya kuko navuga yuko dufite insanganyamatsiko z'umunsi nyinshi cyane, ndetse n'ibyo pastor abatuzaniye, ahubwo no kugira ngo nk'ubutumwa mwamaye njye mbasha kubumugezaho, ajye anabutugezaho kuko mwagiye muri comment muri benshi, ndetse mwateye commentaire muri benshi mutwereka inzozi nyinshi zitandukanye mwigeze mugira. Ariko uyu niwo mwanya, iki nicyo gihe twabonye pastor, niyo mpamvu agomba kudusobanurira, ndetse zimwe mu nzozi twarose cyangwa mwagiye mutugezaho akabasha kuba yazibasobanura. Nanjye rero ndanga nk'umuntu uri kubabariza, ndetse kandi abenshi muragenda munyurwa, ndetse munabitwereke muri comment niba ari aho batakubwiye inzozi warose uzandikemo tubashe kuba twazongera kuba twagaruka hano kuri kamera akabasha kuba yadusobanurira. Nk'umuntu rero pastor, nk'umuntu warose ari muri douche ndetse akarota ari koga, sibyo? Nk'uwo muntu izo nzozi ubundi ziba zisobanuye iki? Kuko pastor nawe navuga yuko inzozi abazizi, ariko inyinshi navuga yuko nyine izo tumubajije tugasanga nyine ntazo nyine abazi, ni ukugira ngo ajye abahereza ukuri, sibyo? Gusa nyine namwe mujye mutubaza inzozi muba mwararose kugira ngo bijye binafasha pastor wacu kuba yagenda ejo akazidushakira, niba zihari akabasha kuba yazidusobanurira. Nk'umuntu warose ari muri douche ari koga, izo nzozi zibaho?
kuko Imana iguha umugisha turahita dufata inzozi zo koga tuzijyanye n'inzozi zo kuba umuntu ari mu mazi kugira ngo bize kuba byiza kunkwena nk'umuntu warohamye umuntu ari kubona ari mu nyanja noneho ukabona ari koga ariko inyanja ntayisoze ni ukuvuga ngo ushobora kubona uri mu mazi ukabona uri mu nyanja ukoga ariko ntusoze ukabona nturi gusoza inyanja ngo uyirangize icya mbere amazi avuga ibigeragezo icya mbere cy'amazi avuga amazi menshi yatemba avuga ibigeragezo hanyuma iyo urase mu mazi ukarota wambuka ukarota iyavamo wambuka ukabona amazi wambutse hakurya Imana ibikuvanye mu bigeragezo ikwambukije uvuga ngo hari ibigeragezo uba wambutse hari ibibazo byinshi Imana ibikwambukije ikujyanye hakurya nyine hanyuma iyo arimo ukabona kwambuka biranze nabyo bisaba ngo usenge bisaba ngo ubisengere cyane usenge Imana ikuvane muri iyo minsi ibigeragezo uhagazemo yego Pastor no kuvuga ngo mbere na mbere kanyuze hino message mu kiganiro ndasabira umuntu witwa Nibishaka Theogene ishya n'ihirwe kuko uyu munsi ari kuburana ku itariki 15 ari kuburanira hara Kibagabaga ndagira ngo Imana imugene imbere kuko numwe mu bantu navuga yuko nabo bamamazaga ivugabutumwa ndetse abantu benshi navuga yuko bari kumavi bamusengera kuba yahatambukana amahoro y'Imana sibyo ndagira ngo rero musabire ishya n'ihirwe ndetse no gutsinda kuko hari ahantu ari biragoye ndamukunda cyane ndetse nawe Imana imufashe kabisa rero ndetse nise nawe si nkuko ari kubivuga kuko ndebye wombona na message ari kuburanira hano Kibagabaga mu murenge mu karere ka Gasabo sibyo noneho rero niyo mpamvu itumye mita nkanyuzamo ndetse twara twikomereza izindi nk'umuntu urota ari gucuruza nk'iduka rinini aho nta gisobanuro waduha Pastor iduka rinini ukabona uri gucuruza ahantu hanini ibyo nta n'icyo bitwaye kuko Imana ibizakwagura ni ukurota ukabona ko uri hano hanini uri kuri hano hanini Imana ibizakwagura n'inzu hari inzozi ziba zidateye ubwoba nta kibazo kurota ubona ibisimba mu nzozi biri kukwirukankana ndetse ukiruka nyine ukabona n'ubundi ukuntu uri kwirukankana uri kubisiga ndetse bigashobora kugufata sibyo mu nzozi aho nta gisobanuro kirimo Pastor uko byagenda kose urumva urose ibisimba mu nzozi biba ari bibi ibisimba mu nzozi ni bibi nta kisa cy'ibisimba gute Pastor dusobanurira urabona niba urose ibisimba birimo birakuruma ni ikimenyetso cy'ukuri mu bihe bibi urabona hari inzozi hari ibintu bijya kuba ku muntu Imana yamweretse ni ukuvuga ngo nujya kubona ukabona imyenda wambaye ijeho ibizinga ikizinga kifasha umwenda wambaye ukabona imyenda wambaye iranduye biba bivuze ngo fata umwanya usenge uba uri mu gihe kibi kitari igihe cyo kubana n'Imana Imana ikubwira ngo wirinde ushobora kuzisanga mu byaha icyo ni icya mbere ugasenga hanyuma Imana ikagusubiza mu bihe byawe byiza kuko Imana irakwereka hari kurota ukabona ukanagiye nko mu mwanda ukabona wanduye ukabona uranduye kandi ukanagiye mu myanda Imana ibivuga ngo wirinde usenge cyane nuvuga ngo hari amayerekwa ajya kuba ku muntu ariko Imana yagize gute yabikweretse ako Pastor nkurikije ku by'abantu bavuga nanyarwa bati yo umuntu arose muzoza kandagira umwanda bisobanura ko agiye gukira oya niko numvishije ariko oya kurota ukandagira umwanda ntago bivuze ko ugiye gukira ahubwo biravuze ngo wirinde cyane ushobora kwisanga wagiye mu myanda y'ibyaha ugasanga ahubwo noneho Imana yakubwiye ngo ba maso ariko utaba maso ugasanga wakandagiye muri ya myanda wiyanduje kuko Imana yabikwereka byose kurota uri gukubita umuvandimwe wawe oya kurota urwana si cyane ubundi urwana yo gukubita umuvandimwe wawe ayo ni amakimbirane umuntu yagasengeye ashobora kwinjira mu muryango ukabona murimo murarwana nyine bihajemo kutumvikana ayo ni amakimbirane yaza mu muryango wanyu umuntu aba agomba kugira gute kwitondera ariko hari inzozi ziba agomba gusengera kurota imvura ikunyagira cyangwa kurota inzoka kurota uri gukina umupira se ukarota ubona ukina umupira ibyo numva ntacyo twari numva nta kintu kibi kirimo aho numva nta kintu kibi kirimo pe nta kintu kibi kigoranye kurota ubona uri gukina nta kigoye ahubwo tuze kureba inzozi zisa naho ziremereye nko kurota inzoka ikuruma inzoka n'umuriganya ushobora kurota inzoka ugiye baguhamagaye nko muri interview y'akazi bagahita banakwirukana
ntukabone so cyangwa ufite akazi kagahagarara cyangwa se waba inzoka n'umuriganya mubi cyane nuvuga ngo inzoka nimbi uyirose kurya uyirose kirukankana inzoka nimbi kwakiza nta inzoka nimbi burundu inzoka nimbi burundu kise ko narose mbona imbeba mu kushobora inzoka n'abadayimoni karabaye inzozi n'abadayimoni nurota nurota imbeba nimbi rwose imbeba n'abadayimoni n'inyatsi iba ari inyatsi igiye kwinjira mu nzu yawe burundu mugakena burundu ntabwo nuzifite mu nzu Imana izice Imana ihere ku murongo kwica izo mbeba ako ndabimbwira nabyumvanye mbere ahubwo sinzi nabyumvanye ndabimbwiye Imana ndabimbwiye ko afite ikibazo cy'inzozi z'imbeba nanyumye nabyumvishije ariko imbeba nimbi imbeba n'umudi n'inyatsi imbeba n'inyatsi ku rwego wasigara mu nzu nta n'igiceri nubona imbeba zagutera ari nyinshi zafatiye by'amasinyisho usenge kugera Imana ikuvanireho za nzozi so niyo mpamvu mfite ubukene pastor oya ntago bivuze ngo niyo mpamvu ariko imbeba nta kiza cy'imbeba imbeba n'inyatsi rwose Imana isikureho nteye ubwoba pastor imbeba n'inyatsi iba iri mu nzu iba irya imyenda iba imbeba n'inyatsi nta kisono cy'imbeba kizagatsindwa ni imbeba n'abadayimoni so rero pastor turi gusatira ku musozo wagira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abantu muri rusange niba ari umuntu wumvisha n'inzozi ziwe hano agasanga ari mbi ndetse ukabasha kuba wamusana imitima kuko hari abantu bafite inzozi hano mbi barota ndetse akaba yagira ubwoba ndetse akaba yanahahamuka ariko ari umukunzi wacu ndagira ngo ugire ikintu nawe umubwira umuntu nawe ureba ikiganiro cyacu akakirangiza umuntu ukora subscribe udahwema gukora na share na like na comment nawe n'uw'agaciro ndagira ngo bose ugire ikintu babwira muri rusange Imana ibaho umugisha ikintu cya mbere nsabye umuntu wese umurikiranye ni ukugisengera inzozi warose yego ukabona inzozi ukabona zirimo ukabona nyine urose ibyo bintu byose imbeba iroti ry'inyama irose ry'inyama kenshi nibi kuko kurota ry'inyama kenshi harimo isono bibiri harimo ibintu bitari byiza cyane kurota ry'inyama hari igihe ushobora gushiduka abana kuroze Imana ikabikurika mu nzozi Imana ibivuze ngo fata umwanya wo kubisengera kugira ngo Imana ibikureho ukajya kubona izo nzoka ziraguteye ugomba gusenga ukajya ukabona imbwa zirimo zirakwirukankana no gusenga ukabona inka zirakwica ari nyinshi no gusenga ukabona imvura ibaye nyinshi irakunyagira ubuzanu ugamo ukabona imvura ni nyinshi ku mutwe wawe bivuze ikigeragezo cyangwa ukabona nko mu nzu urimo imvura itobotsemo bivuga ko ugiye kuzinjira mu bihe bibi by'ibigeragezo hanyuma ugomba gusenga kandi mwabara uko rimwe nimukunde guhamagara Imana no gusenga ibintu byose nukabisuzugura kuko Imana izajya igusanga mu nzozi Imana izajya igusura mu nzozi Imana izajya igusanga kenshi rero fata umwanya usengera inzozi fata umwanya ujya imbere y'Imana usenge ufata umwanya wo ku imbere y'Imana nta kintu na kimwe Imana igikora itabanje kumenyesha intore zayo rero ndagusaba gusengera inzozi cyane nko kurota mwene wanyu wapfuye cyangwa se ukarota ubona wapfuye uretse ko no kurota wapfuye ntago buri bupfe ariko Imana ivuze ngo nanone senga fata umwanya wo ku imbere y'Imana ntugasuzugura inzozi warose Imana izajya igusanga mu nzozi Imana izajya igusura mu nzozi gira ibihe byo kubana n'Imana kandi nongere mbasabe abantu mwabura uko ngo muhurikiranye abantu mugira umwete wo kwihanira kureka ibyaha abantu mureka ibyaha abantu mwubaha Imana abantu musenga Imana igihe cyose uzaba imbere y'Imana ntabwo Imana izagukoza isoni ntabwo Imana izagutererana ntabwo Yesu yigeze akoza isoni umuntu wamwiringiye ariko nutubaha Imana ngo usenga Imana isoni hari igihe zagukora ariko nubana n'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni rero ndagukumbuza gusengera inzozi ndagukumbuza kubana n'Imana kuko Imana ivugira mu buryo butandukanye Imana yaca mu nzozi Imana yaca mu bahanuzi kandi Imana yaca no muri iki gitabo cya Bibiliya ikagusobanurira ibyo ushaka kumenya ku Mana rero Imana ibaho umugisha ineza y'Imana ibe kuri mwe ndabashimira ko mukunda kubana nanjye hari indi nzozi ntavuzera aya izo tavuze numva hari ntazo ntavuze bazazitwandikira muri comment ndumva ntazo ntavuze kurota wambaye ibintu by'ibyenda bibi nabyo no gusenga kurota uri mu ishuri kandi wararangije kwiga ishuri n'ibigeragezo ariko hari no kurota nanone uri mu ishuri bitari ibigeragezo kurota uri kaminuza kurota ubona uri kaminuza ni ukuvuga ngo ukarota ubona uri kaminuza hejuru bivuga ko ibigeragezo urimo ugiye kubisohokamo
nabyo ntagenda ntabibabwiye so ukabona urose ubona usoje kaminuza Imana ibigaragaza ko iminsi mibi wari urimo ugiye kuyivamo ugiye kujya kaminuza hanyuma kuro turi mu ishuri watangiye hasi ukabona uri nko mu wa mbere cyangwa uri mu mwaka wo hasi bivuga ko ugiye kwinjira mu bigeragezo nayivuze ngo fata umwanya usenge ariko kuro turi kaminuza uri murangiza kwiga ubu uri mu gihe cyiza hanyuma kuro tano uri mu cyaro bwa buzima bw'iwanyu wahuye nabwo kongera ukabona ubusubiyemo hariho iginzo zizagusubiza aho uvuka nabyo ukabisengera kimwe nuko none wazisanga wasubiyeyo kuko Imana ivuga ntibiri hari igihe Imana hari igihe ushaka kurota ibintu inzozi zikakuzanira igihe wabayemo noneho hahandi wahoze bikaza mu nzozi nanone ariko nanone bigasaba ngo wongere usenge ko nawe ushaka gusanga nanone wasubiyeyo nabyo birashoboka ko wasanga wasubiyeyo Imana igucira amarenga kugira ngo ubone uko ugomba gusenga kuko igihe cyose ubonye inzozi zitari nziza uba ugomba kuzisengera Imana ikazikuraho ukajya kubona ukabona nko mu nzozi umuntu arakuniza ukabona buri muranirwa izo nzozi zo kunigwa ni inzozi z'abadayimoni uba ugomba gusenga Imana ikakuraho iyo myuka mibi y'abadayimoni ukajya kubona ukabona mu nzozi urimo urasambana ibidayimoni bikagusambanya ukabona umuntu arimo aragusambanya izo nzozi nimbi ugomba kuzikuraho ukasenga Imana ikagira gute ikabikuraho inzozi ukazigezaho zo kurota usambana ni inzozi z'abadayimoni ni inzozi z'abazimu Imana isikure ku buzima bwawe nakubwira ngo ujye ukunda gusengera inzozi ntukemere gutakaza inzozi ngo zigusohoreho Imana yabikubwiye ariko ntubisengere buri kintu cyose Imana ikweretse cyane mu nzozi fata umwanya wo kubisengera Imana izagira gute izajya igenda ibikuraho kuko wagize umwanya wo kubishyira imbere Imana ndetse no kubisengera rero Imana ibaho umugisha ndashimira abantu bwa mbere babibonye bakambwira ngo nzongere mbasobanurire ndumva mvuze muri make tuzongera tubiganiraho nzongera ngaruke ndahari nzagaruka nta kibazo ntagaruka Imana ibaho umugisha Pastor turagushimiye ko witabiye ubutumire bwacu kandi Imana iguha umugisha ndetse ijye nakurinda mu nzira zose wanyuzemo ikure mu mwanzi Satani ndetse nkwifurije kugira umunsi mwiza n'amahoro y'Imana Imana iguha umugisha amen